Shalom, Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuje mugire igitondo cyiza mwese abakunda gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri Evangelize Romande TV. Dukomeje kandi nanone kubifuriza umwaka mushya muhire, uzababere umwaka w'imigisha, umwaka w'amahoro, umwaka wo guhumurizwa n'Imana, umwaka wo gukomeza kubana n'Imana, cyane ko muri bino bihe Imana idusaba gusenga cyane, ariko nta n'igihe itigeze ibidusaba, kuko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko tugomba gusenga ubudasiba, ubudatuza. Ntugasenge rero kuko hari icyabaye, ntugasenge kuko Imana yabivuze cyangwa wumvisha amajwi menshi agusaba gusenga, ahubwo ujye usenga bibe ubuzima muri wowe. Rero murabizi ko uyu mwaka twihaye intego yo gusoma Bibiliya, kuko twasanze dushobora gusoma Bibiliya, hari ibice tuba tugomba gusoma buri munsi, umwaka ukazashira Bibiliya yose tuyirangije. Rero ntuzacikwe n'iyi porogaramu, n'iyi gahunda, ni nziza cyane. Ubundi ijambo ry'Imana rigomba kuba ubuzima, kandi ubwo buzima bukaba muri twebwe. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Pawulo yigeze ahugura Timoteyo muri Timoteyo wa kabiri, ibice 3:16, aramubwira ngo ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana, kandi noneho ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ibyo byanditswe byera rero ni ibi ngibi, ni Bibiliya. Pawulo yamuhuguriraga ko agomba gusoma Bibiliya bikaba ubuzima bwe bwa buri munsi. Hari ibice tuba tugomba gusoma byo mu isezerano rya kera ku munsi, noneho hakaba n'ibindi bice tuba tugomba gusoma byo mu isezerano rishya. Rero mu gitondo tuzajya tubaha igice cyo mu isezerano rya kera, nimugoroba tubahe ibice by'isezerano rishya. Rero ndabakangurira gusoma Bibiliya, tubitoze abana bacu, natwe tubyitoze gutungwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rinatubwira ko hari igihe rizaba ingume, hari igihe amahirwe dufite none atazahoraho. Niyo mpamvu umukristo wese aho ava akagera yakagombye kuba yibitseho ijambo ry'Imana, kuko na Yesu nta kindi yatsindishije Satani igihe yamugeragezaga. Yaramubwiraga ngo handitswe ngo. Ese wowe wagutungura cyangwa uhuye n'ikigeragezo wamubwira ko handitswe iki niba udasoma ijambo ry'Imana? Bene data, mbere yuko dusoma ibice biteganijwe uyu munsi, hari akantu nshaka kubabwira. Nakoze ubushakashatsi kubera kubana cyane n'abantu, n'Abisilamu, n'Abarabu, ari abo dukorana n'ahandi, bansobanuriye donc ukuntu bo babatoza gusoma Korani cyangwa Kora bakiri abana bato, ariko noneho iyo ukuntu bayisomye bahisemo kuyisoma bayiririmba. Bo basa n'abayiririmbye kugira ngo nubyumva yumve bifite uburyohe, noneho akomeza bikurikirane bishiduke Korani yose yayifashe mu mutwe. Ariko rimwe na rimwe twebwe usanga kominote y'abakristu turi abanebwe mu gusoma ijambo ry'Imana, tudafite umwete wo gusoma Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, bya byanditswe byera bifite ya mimaro yose yo kudutunganya, yo kwemeza umuntu iby'ibyaha, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko ari indorerwamo. Tudatinze rero, ibice biteganijwe gusomwa kuri uyu munsi ni mu Itangiriro ibice 24, kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiraho. Ngewe iri jambo tugiye gusoma mu by'ukuri rigizwe n'ibice, navuga rigizwe n'inkuru ya Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Ngewe uyu munsi wa none nakitse igice cyangwa se teme y'ijambo nayise kuyoborwa n'Imana. Dukwiye kuyoborwa n'Imana. Umva rero iyi nkuru iraryoshye cyane, ndayibakanguriye kugira ngo nawe ufate Bibiliya wenda uyisome cyangwa se utege amatwi.
ni Itangiriro ibice 24 guhera ku murongo wa mbere haragira hati Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Amen. Imana itanga umugisha kuri byose. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ko imigisha atanga atongeraho imibabaro. Noneho Aburahamu abwira umugaragu we, umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose, ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka, niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakanani kazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu, byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa naramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja, arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera mu midugudu y'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohoka bavoma, arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu, dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya. Umukobwa ndibubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nkweho, akansubiza ati nkwaho, nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja ineza. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka, muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari. Nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, amubwira ati ndakwinginze mputuzi mu kibindi cyawe nkweho. Aramusubiza ati databuja nkwaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira. Adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse, kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa atayaruhahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeri, n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeri 10 n'izahabu.
arabimwambika, aramubaza ati uri mwene nde, ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya bihagije, kandi dufite n'aho kubaraza. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati Uwiteka himbazwe, Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na ya zahabu bimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye, niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko, aramubwira ati ngwino winjire, uhiriwe k'Uwiteka, ni iki kiguhagaritse hanze? Ko witeguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya? Uwo mugabo yinjira mu nzu, Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati sindya ntaravuga ubutumwa. Aramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibyo byose. Kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo atuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo nsabiramo umwana we. Mbwira databuja nti ahari umukobwa usanga ko tuzana. Aransubiza ati Uwiteka ngendera imbere azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe uhirwe, maze nawe uzasabira umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije. Baramuka bamukwimye ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko ndasenga nti Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo rwanjye ihirwe, dore mpagaze ku isoko bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti ndakwinginze nk'utuzi ku kibindi cyawe nyweho, akansubiza ati nywaho ubwawe kandi nduhira n'ingamiya zawe, aba ari wo ba umugeni Uwiteka yatoranirije databuja. Ngisenga mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti ndakwinginze mpanyweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga, agikuye ku rutugu rwe arambwira ati nywaho nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa kandi yuhira n'ingamiya yanjye. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Betuweli na Nahori na Miluka. Mpera ko nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu, yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wayo wa databuja musabire umwana we.
nuko nimushaka kugirira databuja neza ntimumurerege nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati, ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe mukamwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We n'abo bazanye bararya baranywa, baraharara buracya. Babyuka mu gitondo, arababwira ati, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Umusaza w'umukobwa na nyina baramubwira bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho azabone kugenda. Arabasubiza ati, mwintinza kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati, reka duhamagara umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be, bifuriza Rebeka umugisha. Baramubwira bati, mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be bajya ku ngamiya zirabaheka, bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwira mu gasozi nimugoroba. Yubura amaso abona ingamiya nziza ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka, ava ku ngamiya abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka uko byagenze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Amen.